jewe kuva ninjira muri game itangazamakuru day to day nkora ibiganiro n'abahanzi ama interviews nakoze inkuru nyinshi kuri Bulldog kuri izindi kuri Riderman. Nibuka back in days muri 2012 nibwo nakoze inkuru ndetse biranampira bona Riderman ari binyemerera ambwira ko agiye kureka umuziki. Of course umunyamakuru nakoze inkuru n'ikiganiro kirasohoka ariko ngenda mbabaye. Aba bagabo babiri bagomba icyubahiro nayo mpamvu mbishyize kuri mic no kuri kamera n'isi yose bimenye Riderman na Bulldog bagomba icyubahiro ubuziraherezo. Urumvikana kabisa. Bon, reka aho kugira ngo duhere kuri concert kandi ifite icyo ishingiyeho naho yatangiriye, mere kuri parcours twaciyemo kugira ngo concert ye kubaho. Urumva byaratangiye mu kwa kabiri duhura na Riderman dutegura ko twakora album. Mu bantu bari hano benshi barabizi urugendo rwanjye na Riderman muri rap music guhera igihe twatangiye ntabwo tubisubiremo. Gusa icyo twatekereje ni uko iyo joint yanjye na Gatsinzi yaba ari ikintu cyiza cyane nyine for the sake of hip hop, for the sake y'abantu bakunze rap yacu ya kiriya gihe, hardcore hip hop yacu muri rusange nayo twastressinzeho cyane kugira ngo twitandukanye. Ubu ngubu wajya bavuga ngo irondo ryivanze n'ibisambo ni nako bimeze bye ni ngombwa kwitandukanya. Hanyuma dukora indirimbo duteganya igihe cyo kuzisohora, zirasohoka haza kuzaho ikintu cyo kuba abantu abafana mu minsi ya mbere byo tukimara no kuyisohora abantu batangiye kutubaza niba habaho concert yayo. Kamwe nk'abantu bagiye bakora concert menshi atandukanye bagiye biyereka abanyarwanda, twumva ko ari ngombwa ko tugomba no kwiyereka abakunzi b'iyo album yacu. Ibyo umuzi Riderman concert abamenyereza buri mwaka, buri album buri mwaka bafite album n'icyo, ariko ubwo byabaye special wenda kubera ko twe twafatanyije kuko turi abagabo babiri bubahana, kandi ntekereza yuko na outcome yavuye muri album abantu babonye nyine ko twakoze igikorwa cy'abagabo. So tugerageza guhuza n'uriya mugabo Mironko na bagenzi be, twumvikana ko ibyo ngibyo byo gutegura concert byashoboka. Tubimazemo iminsi itari mikeya, niyo mpamvu twatekereje ko uno munsi nanone twakongera tukahurira hano tukabagisha inama. Ntabwo ari ukubatumira ngo muze mutwamamarize, muduhereze inkunga yanyu n'inama y'ibitekerezo n'umusada wanyu, kandi mwanatuvuganira n'ahandi harenze aha ngaha. Icyo twifuza ni uko igitaramo kigenda neza kurushaho, kandi hano harimo experience nyinshi cyane y'abantu bazi iby'ibitaramo n'uburyo biba successful cyane. Niyo mpamvu twifuje ko abantu bose babashije kugera hano cyangwa batumiwe babidufashamo muri rusange. Kandi mwakoze cyane uko mbarebye bose barimo hano, uwo ntabereye umukozi namubereye umuhost mu kiganiro, cyangwa mwese mufite ukuntu mwankoresheje, kandi so far aho bigeze batiganda bishimira kuko ntabwo mbayeho nabi. Nako gatafari kariho ndashimira uruhare mwakagizemo mwese. Murakoze. Murakoze cyane, kugira ngo muda hafi ya byose arabivuze. Turabashimira cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Nk'uko yabukomojeho, twahuye namwe tugira ngo tuganire, dutaramane, ariko tunungurane ibitekerezo.
mu muco nyarwanda nta bukwe butagira abatumirwa, nta n'ubukwe butagira abantu bafatanya kubutegura kugira ngo bube bwiza. Natwe igikorwa cyacu ni nk'ubukwe, kandi namwe muri abavandimwe bacu, ibitekerezo byanyu turabikeneye, no gutaramana namwe ariko hari abo tutari duherukanye kuba twakongera tugahura tugasangira tugatera story, n'inama zanyu tukazumva, n'ibitekerezo byanyu kuri album yacu nabyo tukabyumva, ni iby'ingenzi. Ngira ngo twaba duhiniye ahangaha, ibitekerezo byanyu nabyo tukabyakira, ibitekerezo bya Olivier tukabyakira. Dukeneye inkunga y'ibitekerezo, dukeneye ubufasha bwanyu, niyo mpamvu twahuriye ahangaha kugira ngo muri ya experience mwese mufite mu buryo butandukanye mudusangize ibitekerezo byatuma ubukwe bwacu buzagenda neza. Murakoze cyane. Thank you so much. Kugira ngo ubukwe bube birumvikana nuko hagomba kuba hari abageni, kandi abageni bo barahari, ariko nanone hari abari muri coordination. Tugiye gufata umwanya twumve operation manager muri Africa, niba tubwire ku migabo n'imigambi. Mirongo yarabikomoje mu kanya gato tubwira ko bafite byinshi bagomba gukora, bafite byinshi bashaka gutegura, ariko why hip hop today? Kubera iki hip hop? Kubera iki ari muhereyeho, ariko n'izindi activity zose. And then dufungure mic tuganire, open mic tuganire, turelaxe, bitaza kuba protocol, akaba ari MC ndetse n'abari tuganire, bize kutworohera. Jewe kuva ninjira muri game itangazamakuru, day to day nkora ibiganiro n'abahanzi, ama interviews nakoze inkuru nyinshi kuri Bulldog, kuri izindi kuri Riderman. Nibuka back in days muri 2012 nibwo nakoze inkuru, ndetse biranampira mbona Riderman ari binyemerera, ambwira ko agiye kureka umuziki. Of course umunyamakuru nakoze inkuru n'ikiganiro kirasohoka, ariko ngenda mbabaye mvuga koko ibintu umugabo ambwiye agiye kubikora. Ubu rero kuba nkibona Riderman yarisubiye agakomeza umuziki, ngiye ku mutima byaranejeje. Good. Ndavuga wow, at least nubwo yaciye mu bintu byinshi yarahasorinze, ariko nk'umuraperi nk'uko yita umusoja, nibyo ko kwizina ryo muntu Riderman yakomeje umuziki, kandi thank you for that. Ubwo ndahita njya kuri Bulldog, bibaze kariyeri yanjye yose maze mu itangazamakuru, aba bagabo nta kuntu nari kumara amezi 4-5 ntarabakoraho ikiganiro cyangwa se bivuze ngo mu bundi buryo babaye, usibye ko ari abastar, ari abahanzi, ariko nanone babaye content z'ibitangazamakuru bitandukanye, yaba bari ku maradiyo, yaba bandika, yaba abari kuri social media za YouTube n'ahandi. You guys mwa provided ibintu binini, kuko buriya nemera ko umuhanzi cyangwa se umustar abaho, ariko ntagaberaho we wenyine, anaberaho rubanda. Ndibuka mu minsi Riderman bamuvugagaho ibintu byinshi atishimiraga, inkuru mbi nyinshi, yaravuze ngo at least murabikora mukarya, ati njye ntarebe rero mukomeze mukore. Ndavuga wow, uyu mutipe usibye ko ari n'umuraperi ni n'umugabo cyane. Rero si ibyo ngibyo naringamije ahanini. Mu myaka 2 ishize naganiriye na Austin Gizimana, asanga ari hano, arambwira ati yo njyewe ndi umunyamakuru w'igihe kirekire, maze n'imyaka myinshi muri ibi bintu, atariko ni byiza ko nimba hari ikintu, hari umuco mubi uri kwaduka mu bajene, aho kugira ngo tuwubyinirire tuzajya dutobora tukawuvuga. Austin yabuze akantu gato ko kuba umuraperi babiririmbe. Ndibuka indirimbo yakurikiyeho narababaye cyane, numva ngo dudududu ubu bya bintu arabyibagiwe, aririmbye dudududu ko Riderman na Peter Bote barabindirimbiye.
ndavuga ni merci murankoreye cyane ni mu muziki of course mu bandi ndirimbo ndakuba ni muri gospel ariko buriya ku mutima ndo umuraperi wuzuye kabisa umuraperi utanaze mubi cyane nuko ntabasha kubyikorera rero nagize imana numva Riderman na Double J babikorera neza ndanezerwa rero icyo nagira ngo ntange nk'igitekerezo sofa tureke abanyamakuru bari hano nanone ndanabyisabira n'abandi ba social media influencers murabizi ko abajene benshi bari kuri social media bari kuri za Instagram bari hehe tukwiye kuba open tugaha icyubahiro bano bagabo nimba bakeneye support yacu kuri social media ufite abantu barenga 100 angahe kuri Instagram kuri Twitter kuri he hose please wibagora winayibwirwa kuba bigora rwose uzabyishake ubiposting abantu babone ko hahiye Riderman na Bulldog ari kiri kuvuga mu mujyi for me platform zanjye nimushaka mumbwire mbaye password zazo muzijyane ujye mupostinga ibyo mushaka nta ribi nta n'igiceri cy'icumi rwose nzishyuza icyo ni icyambere icya kabiri shobora kutabona gang nzana ngo twicare kuri table twese ariko amafaranga ategura ngiye bayambaza ndayatanga na rimwe cause ndabakunda cyane kubera ko ibintu Austin yarambabaje namubisha guze table ndavuga nti naribi bwo guze table ndakubabariye ibintu bya dudu twavuga ibintu bizima Ngire urakoze Katege staff ntibishema nuko ndi hano ngiye ubwanjye ku giti cyanjye ndashimira Riderman Riderzo mufata nk'umuvandimwe arabizi Riderman yanyinjije muri iyi game kubera ko yamfashe ukuboko anyinjiza muri studio yitwa Ibisumizi nari nsanzwe muri production za video namwe nari nzi numva ko ari ikintu cyangiriye akamaro kinini cyane ubwo nabaga muri label yitwaga Ibisumizi nkorana n'umutipe witwa Rashid muri Spotlight Pictures dutunganya amashusho Riderman warakoze kumfata ukuboko tukajyana kuri set nkamenya uburyo bari codinga bakora video nkamenya uburyo baciringa n'abahanzi ngiye ubwanjye nkatangira kwitekerezaho uburyo nanjye ubwanjye nakwibyazamo umusaruro muri runo ruganda ntekereza ko Riderman ni umwe mu bantu bafite pourcentage nini ku buzima bwafata ku mavuta muri iyi game kubera ko mwese murabizi umuntu agera hagera hari benshi cyane bageretseho itafari nk'uko Buda yabivuze ariko Rider ndagushimiye by'umwihariko kumpa ikaze mu buzima bwawe kugera mu rugo rwawe iwawe mu rugo no kugera iwanyu kwa papa na mama wawe na kano kanya tukaba tukiri kumwe murabyibuka mu minsi ishize cyangwa se maze igihe kinini cyane ndi gutegura album yitwa Fatalogy Riderman ni umwe mu bantu banyumvishe bwa mbere abantu benshi baba bafata ku mavuta abesha abantu Fatalogy nayo hari watanze watu wari amafaranga y'abantu no gutegura ni procedure ndacyubaka ibyo ni kubaka ni ibintu binini cyane ndashimira Riderman ubwe ko yemeye ko dukorana indirimbo kuri iyo album urumva akomeje kumba hafi kugera na none ntago twese dufite abantu bagiye badufasha dutangira ariko ugasanga baraturekuye nyine tukabana n'izidafite umushumba ariko ndamushimira ko kuva day one kugeza kano kanya jiwe nawe turacyari mutaje ibyanjye n'ibye ibye n'ibyanjye Riderzo niyo mpamvu ndi hano mugomba respect Bulldog abantu benshi baranambwira ngo turasa nagiye nk'abyeyi z'abapampe benshi cyane banyibeshemo ko ndi kudakariza ari kera utarakora ibondo ari kera tugifite inzara cyane Buda
n'umwe mu bagabo nshimishwa no kuba ndi kumwe nawe naramubwiye ati iyo ndi kumwe nawe mba ndi kukwiba ubwenge ko n'umwe mu magambo afite literature cyangwa se amagambo abamo ubumenyi n'ubuhanga bwinshi cyane iyo uri kumwe nawe wumva hari ibintu byinshi winjiza. Buda nawe kuva kera kugeza kano kanya turi kumwe, ndamwubaha aranyubaha. Abo bantu babiri rero bitewe n'ibyo n'ubwo buryo tubanye mu buryo buri personnel mu mbabare ntabwo ndi bwibande magambo ngiye kugeraho nashakaga, byatumye noneho nanjye mvuga ngo aba bantu ngomba kubaha ubuzima bwanjye bwose buhoraho. So nkibona rero icyumba cy'amategeko noneho nahise ngira devari cyangwa se umukoro uri direct, atari ngombwa ko mpamagarwa na Riderman cyangwa se na Bulldog. No, mbonye umuzingo bari abapampe mbarimo ideni, baramfashije baranzamuye, aka kanya mfite izina ndavuga abanyarwanda bakumva. Nicyo gihe cyo kugira ngo nanjye mbiture. Nta muntu nigeze mpamagara hagati yamubwire ngo ari ukuntu umuntu aguhamagara akakuryarya man boro ni sawa, indirimbo ni sawa, you know bla bla bla, vibes zo kuri phone bikarangira. Aho navuze ngiye ngomba gukora i album. Ni kimwe mu bintu niba koko nita umupromote ukomeye mu gihugu ngiye kwipimiraho promotion mpagaze level ya. Byaranshimishije cyane, abantu benshi cyane bo ubwabo batangiye guca inbox bakambwira ati ariko Riderman na Bulldog ubundi mupfana ikibite bikora gute ko aba bagabo babiri bagomba icyubahiro. Naye mpamvu mbishyize kuri mic no kuri kamera n'isi yose bimenye Riderman na Bulldog bagomba icyubahiro ubuziraherezo. Mwarakoze guhuza nk'abapampe bakuru b'abapioneer mu njyana ya hip hop, aka kanya tukaba turi hano kubera mwebwe. Murakoze. Thanks man, thank you. Murakoze cyane, straight to the point kugira ngo bize korati. Murakoze. Kandase ku ntego ndabona abantu bagiye bashima igikorwa. Nacishijemo amaso nsanga ibitangazamakuru murabifite icyo mu kivivuri. Nasanze abandika murabafite. Abapresenta ku mateleviziyo n'amaradiyo murabafite. So nasanze ikindi gikenerwa muri concert ya social media murazujuje. Now ahubwo kuri Mama Africa hano umuntu yakwibaza ngo kubafatanyabikorwa bo barahari. Kubafatanyabikorwa kubera ko nkurikije Riderman ndetse na Bulldog bari bakwiye kujya muri kino gitaramo, buri umwe afite nk'inzu ye ugize ivuye mu bufatanyabikorwa. Ngiye uko mbibona kuko ntago ari abantu bakijya, ntago batwicaje hano kutubwira ngo mudufashe, oya. Hari igihe umuntu akora izina ku buryo kwivuga bitaba bikiri ngombwa. So ntago Bulldog ntago Riderman ari abantu bakwiye kuba bivuga, ahubwo twari dukwiye kuba tubavuga. Ariko turabashimira guca bugufi no kuzirikana baza kubana nabo, ni byiza cyane. So ndabonamo inzego zose z'abantu ku buryo birasaba ko Mama Africa nka organizers niko ntekereza bari bakwiye kuba bavuga bati bwana Rugasa turabigenza gute kugira ngo tubone amafaranga ava hano, sibyo sinibyo nyine. Ariko ntekereza ko n'igihe ibitangazamakuru bimaze bikina bitanga umusada wabyo, dukeneye no guhindura uburyo bwaho turekeraho no gutanga ibyasimboni airplay yo tugomba kuyongera. Ariko burya n'ibitangazamakuru bigeraho bitanga na contribution mu bindi bintu. So twikuremo icyo kintu kuko ibi bimaze nk'imyaka 10 ari ukuvuga ngo ningukina biragenda gute, ariko ukibaza wowe utabonye iyo ndirimbo ye nziza washyiramo iki. Ntabwo rero tujya tubitekereza ku rundi ruhande. So abandi bateye imbere bageze aho banishyura content rimwe na rimwe no gutereka amakaboko kabo muri creative industry. So jewe rero najyaga inama mvuga ngo niba hari komisiyo irimo gutegura by'umwihariko igitaramo, ngiye nayibonagamo ibintu bitatu. Ni organization y'igitaramo cy'aba legend gikwiye kuba gifite umutaka utandukanye n'ibindi byose, usa nuko bangana kandi tuzi ko ari barebare cyane. Kuri no shonyira ngo ntabwo uko mwadutumiye hano, ntekereza ko duhaba nyine ibyo Riderman yaririmbye nyine bamwe babasumba nyine bakwiye kubamanurira, twari dukwiye kuba tubafasha kumanura ibikwiye kubageraho byose. Ikindi cya kabiri, ka Kigali isanzwe itahwa cyane, ariko mwaretse tukabikora nk'uko amakuru agasohoka ko abantu babuze aho bajya. Ni kimwe mu bizaranga kino gitaramo, babuze aho bajya. Mutabare sare mu Rwanda zirakenewe,
ku buryo noneho ahubwo binashobotse haba na part 2 ishobora kujya ahandi hanini, kuko urukundo babakunda twese ntabwo turutindaho pe, turaruzi cyane. Ariko ngiye nakwifuza kubona abaterankunga bakomeye, amazina y'amakampani arimo, kuko media house nizihaguruka kuvuga zifite imbaraga. Nta nubwo kerekana ujya gusobanura icyumba cy'amategeko icyo bisobanuye, abantu bafite ibibazo byihariye, ariko si ngombwa kuko abantu bari bakwiye kuza baje kureba abagabo babiri. Icyumba cy'amategeko si cyo cyonyine, bamwe turifuza no kuza gusaba izindi ndirimbo za kera, ese twibuka neza cyane. So ngira nasabiye komisiyo n'ibihari, nanjye nakwifuza kuyijyamo, nanjye ndabyifuza kuyijyamo kugira ngo dushake, njye ndifuza gushaka ku bijyanye n'amafaranga y'ikintu gitambo kabisa, kandi nizera ko twayabona. Murakoze cyane Katibu. Tino aba-MC bigira amagambo menshi kamaguruke abantu ibintu byawe sinibikibeke. Yeah, alright. I want to see everybody here, David. Like I know everybody here, you know. Like we've been in the game for the last 25 motherfucking time, you know. I mean, we are hip hop, man. Which is like what? Yeah, you know, the F1. So 2002, we're going to Jamaica came, never kwa isana rugunga kwa Dodo. Maison de Jeunes, icyo kigo cyari kimeze nabi, cyari kigo cy'abantu ku mihanda, street kids, n'ibintu ku muhima, rafashir, ngazajya ncika nkajyayo, bashiti ba mama tungana ngo yabaye imbobo cyangwa hatsinga bakunda abantu, you know. So impamvu ndiyano like Riderman twakoranye ndimo na TBB yiswe ndashaka umukozi, you know. Bulldog in the beginning za Kanombe, Demolition Base, so I know them for a long time. Katibu Stave, Fata Kumavuta Chiza, you know, Ramazunurba Yuzoka, you know, what for Emina, can they say everybody? I know everybody here, you know. Bashanvier, my working with David, Phil Peter, Taramina Kubija, you know, Alco, but Kobe Chuchu, but Kobe and my friend of Hansen. After Facebook, ngozi sana jitamu mushirishi. Kwasa ndimo kumushira haya tumusange wao. Shukura njyewe ngira wembe nyamuzane mu bice. Kumbe yasanga bitatu. Yana wali yabirizwe. Maybe now. So ladies and gentlemen, Imam Dikufu Magama, I'm so happy for them. I'm mashukura wa jamaa. Sidiza Riderman yafunzwe ngo what? At a certain point, we all smoked weed. At a certain point, man, I did smoke for some time back. I've never got caught because I took a little just to check, to feel it. So it took little, you know. And even Buddha, Imam Machiriano, discipline matters, you know. So you concentrate on good discipline. Abantu bacyakwishangira ni hip hop twabizi biraragira nabi, ujana bigomba kuragira nabi. Big up to yourself, Mirongo, amashukuri Mirongo mugabo yafatira. Wafashe benshi tekura gibuka, barashituye nyeme, nabizi fitness. Yeah. So, Mama Africa, let's do this for the hip hop game. The album of all times, man. Business sama abahanzi bakora R&B na Afrobeat kwishira kugira bakora R&B album. Yes. Coming album sama Celestial. This is the most anticipated album. Imagine a minister to Pasigi Soka. Yeah? Minister Watch, he posted that, you know. It was about everybody. Not a Victoria. Yamuza kugende ngo coming soon twari ako bakoze ibintu byabo bocheche baratongona. So let me tell you one thing, reka twese twamamaza album, twese turabasaza mu gakino. BJ Moto no kwishusho TV, big up yourself. My brother Makena, you know, Tycoon, mwana muto cyane ati narababwiye watubwigisha ugabanye gake. So my Karanga blessings, salutes, Lord, mwakoze abantu bezima abapetwa bayinaho ubunabagabo. Mumbabare iyi album izandikwa mu mateka. Ku buryo n'abari hejuru arenze bazavuga ati hip hop is hip hop man. Urapari wamuse gutumira akataza mugakora indirimbo. Ushaka gutumira wenda King James n'urugero akakuzenguruza ukwezi uri kumushaka. Ufite n'amafaranga. Twakoranye igihe pari vuze ngoma I talk to him mu gitondo saa 12 ngahise murahari.
Pastor Papa dukora ibintu Riderman there's something Bulldog featuring of them ntabwo mwazibona collabos I'm free of charge so I'm right here to support you n'ubundi album barayizi ariko nubwo dukore ibintu kugira ngo concert zagende neza abanyamakuru straight let's post every single day yango concert zagende neza blessing my brother kandi baracyakunda Dennis barakwiruka baracyari blessings upon blessings awakening Tino Baba talk my brother yeah blessing cyane umuntu ubundi buri muntu wese twaba tubona kuri stage kwa kuna ntabwo bagiye kuzimya polisi igiye kuzimya agahita yiyaranje agahita akubwira thank you so much my brother urakoze cyane ariko muve after party ni hano urabyibuka akiyaranje just kugira ngo bakunde so niyo mpamvu ariko reka basabe let's go straight to the point kugira ngo tuze gusamarazinga igihe dukeneye ibitekerezo muri aba legendaire twabahaye icyubahiro cyanyu mukwiye kandi koko ni nabyo nimwe bantu mwatangiye bino bintu twese twaje tubasanga kandi bibasha gukunda so reka duhane ibyo bitekerezo ariko thank you so much guys ku bitekerezo mwamutanze nabonye Alex ashaka kugira contribution kuko afite umwanya mutoya ariko ndaza no gushima no kugira icyo ntuma abari hano ninjiyemo hano ku ishusho ndisanga naho ni iwacu ndavuga ngiye kuvuga ururimi abantu bumva impamvu nari mbivuze n'aba bantu twabonye imyaka yose ndavuga n'ibintu bibiri gushima bari abagabo bicaye hariya ndetse n'abamafurika bironga rero uyu mugabo bavuze mu Afurika mutaza kugira ngo ni mushyashya abakera bafite amafaranga mu muziki ubu none aha ngaha bayashoramo uwa mbere wese washoye amafaranga mu muziki ni mirongo y'uyu mureba yabafashe ndabona kugira ngo ataza kugira ngo mushyashya niwe wafashe umuhanzi wari ukunzwe ariko ataragerwaho icyo gihe amujyana mu gihugu kitari icyacu ku baproducer umusenegari wari ukomeye muri studio yitwaga Tanganyika i Burundi kitoko akora alubumu yose yari ifite indirimbo 14 amafaranga y'icyo kitoko amaze bikunze so rero ndabaza kubera ko ataza kugira ngo bateguye mama afite umuntu mushyashya areba restaurant ukuntu yari imeze yabaga ku ruhande atinjiramo cyane ariko akora ibintu birenze murabyoka ku bukwe bwe yabafasha abaraperi n'abarayidamane n'abasafu bashyira imbere bari indirimbo yo mu gitabo yafata kumubona baririmba bose ni mirongo ku bukwe bwe ndagushimira mirongo thank you so much my brother ndacyazirikana bw'urugendo rwaciwe sibyo ko ari abagabo rero bombi ntabwo Riderman azakurushya kuko album ye ya mbere nijye wayiteguye na nyina witwaga Penary ni umuntu wumva kandi umukosora vuba vuba yarakuze amaze kubyara n'impanga ni Sarongo ndagira kuri Bulldog ntabwo ubwa mbere duhura namwe tugiye gukora igitaramo twagikoreye iwanyu Rwamagana kuri rero yakoranye na Ben nanone baragerageza ko twarabonye ariko aramwe ubundi n'amafaranga yarabonetse so ibyo rero nageze hano numva byishimiye iyi album sinzi uburyo ku giti cyanjye mu yokerex uburyo nayakiriye iki ni igikorwa n'abajene bariho none aha ngaha yaba Riderman yaba Bulldog ibi byose turatubona usibye ku giti cyanjye mu gutegura album ndahari zero cost ntacyo nzishyuza ariko azabafasha kuvana igihe naboneye muri album kugeza igihe ndabashimiye cyane rero Imana ikomeze blessing umuziki wacu kandi rero tujye gusenga sigara byinshi rero bagezweho so muri uyu mugoroba n'ubundi hari imwe muri gahunda yateguwe nifuza ko gahita tunajyaho kugira ngo ibitekerezo byo tubitanga ariko muri bo muratubwira amateka ni byiza dukeneye n'ibitekerezo dukora iki Philipita dukora iki kugira ngo bizagende neza koko bizakunda before ko tujyaho mwateguye amakonseri za Skabiro byibuka kera ko byaga bimeze byari ibibazo tugahomba twagiye n'ibibazo byinshi dusubiye inyuma hano urabyibuka Mike yageze muri Sky baravuga ngo bose barangwa byo performinga byari ibindi batamuzi nta televiziyo baravuga ngo ubundi Mike Karangwa
gutangwa. Thank you so much, murakoze cyane, mutabikora byo gukunda, ariko hari igikorwa twateguye bifuza ko abagabo bakora album yabo icyumba cy'amategeko zose ni audio, ariko uyu munsi bafite video bashaka kutwereka ko bariko baracyakora, akazi karacyahari. Nyirangana tubanze tuyirebe, then nze kubabwira what the next. Hari abantu bavuga ngo help us back, of course, ariko yari hari ahubwo nuko mwari mutadukangura, mwarakoze cyane. So Joel, mudufashe kugira ngo tubanze turebe video, nanze kwirwa hari nanze kwirwa mvuga izina kubera ko indirimbo zose arazindita. Ndi proud cyane kandi vraiment ibintu mwakoze, mwafashe umupira mu nagano hejuru ku buryo buri wese muto kuri mwebwe ari proud, arareba hahandi hejuru. Uyu munsi ntekereza yuko kuba twese twicaye hano ni icyizere tubafitemo, kandi duhagarariye abandi benshi bazaba bakoraniye muri Camp Kigali. Nahoze mbwira Bulldog ni uzambarira intebe zizaba zasagutse musubize nibaramuka batuzuye, kuko ngi icyizere cyanjye nuko iminsi niyitinze. So navuga ngo courage, kati yavuze ngo igitekerezo kuri iyi project kiragoye kukibona, niyo mpamvu mvisha abantu barimo kwivugira ibindi, kandi nashimira ko mwatekereje ku bantu abantu bakomeye hariya hirya nabonye. Wenda reka mbitumire Minisitiri yaragapostinze ko muzamubwire ko agatebe k'imbere niba batana nagateguye twateranya tukakishyura akicara imbere mu cyubahiro. Murakoze cyane. Murakoze. Kandase ku ntego, ndabona abantu bagiye bashima igikorwa. Nacishijemo amaso nsanga ibitangazamakuru murabifite icyo mukivivure, nasanze abandika murabafite, abapresenta ku mateleviziyo n'amaradiyo murabafite. So nasanze ikindi gikenerwa muri concert ya social media murazujuje. Ahubwo kuri Mama Africa hano umuntu yakwibaza ngo kubafatanyabikorwa bo barahari, kubafatanyabikorwa kubera ko nkurikije Riderman ndetse na Bulldog bari bakwiye kujya muri kino gitaramo, buri umwe afite nk'inzu ye byibuze ivuye mu bufatanyabikorwa. Ngiye uko mbibona, kuko ntabwo ari abantu bakijya, ntabwo batwicaje hano kutubwira ngo mudufashe, oya. Hari igihe umuntu akora izina ku buryo kwivuga bitaba bikiri ngombwa. So ntabwo Bulldog ntabwo Riderman ari abantu bakwiye kuba bivuga, ahubwo twari dukwiye kuba tubavuga. Ariko turabashimira guca bugufi no kuzirikana baza kubana nabo, ni byiza cyane. So ndabonamo inzego zose z'abantu ku buryo birasaba ko Mama Africa nka organizers niko ntekereza bari bakwiye kuba bavuga bati bwana Rugasa turabigenza gute kugira ngo tubone amafaranga ava hano, sibyo siniri byonyine, ariko ntekereza ko n'igihe ibitangazamakuru bimaze bitanga umusada wabyo, dukeneye no guhindura uburyo bwaho turekeraho no gutanga ibyasinywe ni airplay yo tugomba kuyongera. Ariko burya n'ibitangazamakuru bigeraho bitanga na contribution mu bindi bintu. So twikuremo icyo kintu, kuko ibi bimaze nk'imyaka 10 ari ukuvuga ngo ningukina biragenda gutari kukibaza wowe utabonye iyo ndirimbo ye nziza washyiramo iki. Ntabwo rero tujya tubitekereza ku rundi ruhande. So abandi bateye imbere bageze aho banishyura content rimwe na rimwe no gutereka amakaboko kabo muri creative industry. So giyewe rero najyaga inama mvuga ngo niba hari komisiyo irimo gutegura by'umwihariko igitaramo, ngiye nayibonagamo ibintu bitatu. Ni organization y'igitaramo cy'abalegend gikwiye kuba gifite umutaka utandukanye n'ibindi byose, usa nuko bangana kandi tuzi ko ari barebare cyane. Kuri no show ngira ngo ntabwo uko mwadutumiye hano, ntekereza ko duhabanye n'ibyo Riderman yaririmbye, nyine bamwe babasumba nyine bakwiye kubamanurira, twari dukwiye kuba tubafasha kumanura ibikwiye kubageraho byose. Ikindi cya kabiri, Camp Kigali isanzwe itahwa cyane, ariko mwaretse tukabikora nk'uko amakuru agasohoka ko abantu babuze aho bajya. Ni kimwe mu bizaranga kino gitaramo, babuze aho bajya. Mutabare sare mu Rwanda zirakenewe, ku buryo noneho ahubwo binashobotse haba na part 2 ishobora kujya ahandi hanini, kuko urukundo babakunda
twese ntabwo turutindaho pe turaruzi cyane ariko ngiye nakwifuza kubona abaterankunga bakomeye amazina y'amakampani arimo kuko media house nizihaguruka kuvuga zifite imbaraga nta nubwo kereka niba ujya gusobanura icyumba cy'amategeko icyo bisobanuye abantu bafite ibibazo byihariye ariko si ngombwa kuko abantu bari bakwiye kuza baje kureba abagabo babiri icyumba cy'amategeko si cyo cyonyine bamwe turifuza no kuza gusaba izindi ndirimbo za kera ese twibuka neza cyane so njye nasabiye komisiyo n'ibihari nanjye nakwifuza kuyijyamo nanjye ndabyifuza kuyijyamo kugira ngo dushake njye ndifuza gushaka ku bijyanye n'amafaranga y'ikintu gitaramo kabisa kandi nizera ko twayabona murakoze cyane Katu. Thank you so much David. David ati ndifuza ko tuzabona byibura abaterankunga benshi ariko anatanze umusanzu niba ibitekerezo turimo turashaka birumvikana mbere yuko tuza kujya no kwakira abandi Gentil wakoze merci wakoze kutikomera mu mashyi constipation hano niwe constipa mu byoroshye muganire ize nyemerere nshimire cyane David Bayingana ku musanzu atanze ku giti cye numwe mu bantu bafashije na Muyoboke ngira ngo ku ndirimbo mu ndirimbo yitwa amateka araho navuze ngo nige muhanzi wujuje Petit Stade bwa mbere nta nkunga nimwe mfite nkesha amakampani Muyoboke na Queen nibo bari babiyoboye birababaje kubona yuko muri 2024 ibibazo abahanzi banyuzemo muri 2006 uyu munsi aribwo nabwo biba bigihari kubona yuko amakampani atabyumva atari tayari ko gushyigikira abahanzi muri rusange sindi kuvuga kuri concert yacu wenda ntawuvumira itararenga ariko mu bitaramo tumaze iminsi tubona ugenda ubona yuko ibyinshi bigenda biba nta baterankunga ni ikintu ntekereza ko cyagakwiye guhinduka ariko dushimire nshimire cyane David Bayingana ku musada nawe ugavuze ati genda itayari kuba n'aba muri mu bantu bashobora kubafasha mu gikorwa nk'iki ngiki yaba ari mu gushaka abaterankunga cyangwa se mu kuorganiza ndetse nagushimire cyane kubera yuko nacyagiye kera cyane wari uhari so nka bya bindi bajya ngo FPR yahoze ariko ntiyabimenya yibaza ati nawe warahabaye kuva kera na n'uyu munsi uracyahari so fasha umwanya wo kugira ngo ushimire kubera yuko kuva kera nk'uko nafata yigeze kwivuga kuva kera nawe watubaye hafi kandi bari byiza gushimira umuntu wakubaye hafi na n'ubu bakabagera Imana yiguhereza umugisha mwinshi cyane so Afrika bagira ngo hari n'umuturage inama hari ibyo yarabajije ati amakampani bimeze gute ku bijyanye n'abaterankunga muraza kudufasha gute ese hari approach n'ibiti byo byose ngira ngo niba hari something to add ufite umwanya nta kibazo koze cyane ndashimira by'umwihariko David ku nama yaratubwiye yaratuganirijeho turashima cyane ku cyo kijyanye n'abaterankunga nk'uko kuva album yasohoka ku bantu uburyo bagiye bayi comment z'abantu haba banini haba batoya ni ikintu cyagaragara ko nyine gikwiye kuba gifite abo bantu mbere na mbere turashima abaterankunga ba mbere ni mwebwe n'ubundi nk'uko twabasabye n'aya nkunga ya mbere ni mwebwe n'ubundi kuko ni mwe muzahindura ibintu binini nk'uko Riderman yaravuze byari kera n'ubu bikaba bigihari izo mbaraga zose zizaturuka kuri mwe kandi hari ikintu zizahindura byanze bikunze nitubanza gutera inkunga ya mbere kubera ko niyo ifite imbaraga cyane ku bandi rero ku bijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga mu gutera inkunga hari abo twagiye tuvugana tukiri kuganira n'ubu ngubu gusa hari n'abandi baje bijyanye n'ibyifuzo bijyanye no gushyira ibikorwa byabo muri konseri bikagaragara ko bishobora kwica twebwe ibijyanye n'ibyo abagabo bashaka gutanga muri konseri haba mu by'umwihariko mu guhereza abantu konseri nziza muri album bakoze kandi mu byifuzo binini bafite nuko icya mbere si uko tugira umusaruro udasanzwe w'amafaranga ni uko duhereza abantu album nziza twabahaye kugira ngo bifite imbaraga mu buryo bayumva n'uyu munsi ariko n'ifunguro barikenewe so ariko hari n'ifunguro birumvikana Austin you want something sigaye
mfite indwara yo kwibagirwa akavuge vuba vuba igitekerezo cyanjye reka dushishikarize ndavuga Mama Africa it's going to you ari icyo twita early bird tickets then on the gate reka tubwire abanyarwanda bagira umucyo wo kugura amatike kare icyo bita sold out tickets you know kuko early bird hariya muri restaurant ni 7,000 andi ntabwo ndi kureba neza ariko gutyo so mbwira abanyamakuru bageze banjye bari hano mwese tujya kuri radiyo tujya kuri Gakondo Keza n'isambusa n'iki hako tubwira bagura amatike kare ku buryo wa byandi ni n'uko babivugaga wa wundi bashaka kugura ku muryango basanga amatike yashize history the making bari nacyo cyiza nko kwita muri gukora repetition wenda kuri Mama Africa you know ariko amatike yashize that's the history so icyo tugomba gushishikariza abantu no kugura amatike mbere umunyeshuri uzi muri vacances wenda papa wakwakiriye ngo ugure tike ibike ibi so nice you know so apane bino kugera ku ntwanya mangu urabona yaba bamwe Kenya mwese bibara coste urashaka kuri kisafu barakora so reka ducuruza amatike mbere hari mikrofoni hariya hari mikrofoni mbona hariya bifuza kugira icyo wongera murakoze twagomba dushimira David n'abari mu gutanga ibitekerezo mu by'ukuri abaterankunga ni byiza barakenewe kugira ngo ibintu byose birambe nuko bafite amafaranga bikora David rero turakwegera dufatanye gutegura bino bintu nk'uko wari ubivuzeho abaterankunga dukomeze tubashake hanyuma tuzakore concert iryoshye neza ariko nicyo tubasaba mwese nk'uko mwaje no kugira ngo abaterankunga n'ubundi tubakangurire gutera inkunga ibitaramo atari n'iki gusa n'ibindi bizaza kugira ngo nidufatanyirize hamwe dutange umusanzu wacu kugira ngo uruganda ruzahinduke neza rubyara amafaranga murakoze cyane bakomereye mikoro Austin mumpereye mikoro murakoze tino muracyakora kuri radio Jakora radio zigaragara inshuti yanjye uyu munsi aricyo nigeze guhamagara Riderman ashaka kumusaba naramubwiye ko nifuza ko let's start with us nifuza ko tutangirana natwe so ndashaka kugura table muri show yabo none thank you so much muboni yanjye Rego musaza yateye yavuze ko akantu kabonetse Ma Africa code ni ari 250 cyangwa 300 table ndashaka kwishura table none yasho yego arahagarara inyuma bounce sa 250 none ndashaka umwanya umwe ndashaka table yose okay 250 sa good sa murakoze merci beaucoup hanyuma ndakongera gusaba ko okay Mike urakoze Kate nashakaga gushimira abasore ko bishyize hamwe cyane ngira ngo abantu benshi bari hano baziranye nabo kuva kera turaziranye twakoranye mu bintu bitari bike ariko ndashaka gushyigikira igitekerezo Austin yaravuze bitangirane natwe nibyo hari abanyamakuru benshi tuba dufite privilege bakaduha ama invitation ariko nanjye nzagura table already ebyiri zamaze kugurwa ariko ngiye kugura indi n'abantu b'inshuti zanjye kubashyigikira kubera ko you deserve that ikindi mirongo tuba turi kumwe kenshi ibitekerezo azakenera byo kugira ngo iyi concert ibe nziza natwe tuzabitanga ariko icyo nshaka kuganishaho ni ubufatanye mwerekanye tuzi ko abantu ba hip hop bahora bacagaguranamo ngira ngo indirimbo zikunda gusohoka tuzi icyo ziba zivuga ariko kuba mwarishyize hamwe mukabyerekana yuko mufite ubumwe bizatanga urugero rwiza no ku bakiri bato ku
buryo bashobora no gukora ikintu kizima. Ndatekereza rero ko no muri concert kandi bizakomeze bigaragare ibindi byo kubona aba partners. Ngira ngo abantu bari hano bose ngira ngo bazi games ziba mu sponsorship, ngira ngo ntitunabyirengagize, tuzi neza cyo sponsorship byari kuba byiza amazina mufite, dufite ibigo nka bitatu biri aho ngaho, ariko nyine niba bidahari nabyo ntekereza ko atari n'ikibazo nyine kinini. Environment dukoreramo Riderman twaze tubiganira mu kanya, environment dukoreramo turayizi, ibigo corporate companies dufite turazizi uko zikora, nibaza well and good, nibatanaza ariko nta bizabo zimara gucuranga. Kugira ngo icyo kintu tugomba gushyira gusa ubutumwa nk'abanyamakuru bari hano, ba influencers bari hano, mubwira abantu baze twuzure tike zigurwe hakiri kare, ubundi tuzishime yuko tubonye natwe ikintu twubakiye abantu. Niyo MTN niyo Bralirwa niza ni byiza, nibataza ariko nta byacitse. So thank you so much. Hanyuma mbere ko dukomeza tukiri ku baterankunga Ishusho TV, thank you so much, ngira ngo banarihana bamwe no kudufasha mu musanzu wabo bitari kuri cyuma cy'amategeko gusa nka album cyangwa events cyangwa event turiho, ariko banashyizeho ikiganiro kiri special kuri hip hop kizahoraho kigiye gutangira. Representative wacu nguri yitwa Taekwondo Hero, cyitwa IRAP. Reka baduhe wenda gatiza gatoya hariya kugira ngo tukarebe, and then nze guhita nka Janvier wifuje gutanga ibitekerezo kuri kino kintu n'ubundi turimo kugenda tuganira, then haza gukurikira Gentil Gedeo. So IRAP turebera kuri screen n'ikiganiro by'umwihariko ni hip hop gusa. Leo na umenipa idea kubwa sana, mtaishughulikia siku za mbele. Ubarikiwe sana. Hanyuma iyo tuvuze IRAP ni contribution issue show, ikiganiro kizagicaho kuri television kiri based kuri hip hop 100%, new fresh talents ariko n'abantu bakuru bakaza bazajoininga show. But also nk'ishusho twaje kugira ngo dutange amaboko no gusupportinga hip hop, kubera ko hip hop yagaragaye nk'injyana idahabwa support 100%. Of course yaratangaga ariko ntabwo twabonaga nk'uko tubishaka. So ishusho twaravuze reka tubikore, dufite television, dufite materials, dufite n'ubwenge bwo kuba twakontributinga kuri hip hop. Si IRAP gusa, hari na playlist igiye kuza ya hip hop buri munsi ya hip hop mu Rwanda 80% every day. Amashyi menshi cyane kuri iyo ball. Ubwo bivuze ngo 20% ni izindi hip hop ariko ziri hanze y'u Rwanda, 80% ni mu Rwanda. Ni show izatangira ya IRAP kuri tariki 4 z'ukwezi kwa 8, nizere ko muzasupportinga aba Grand Frere n'abandi bose bakunda hip hop. Thank you so much. IRAP narababwiye. Narababwiye kandi nanjye thank you so much. Twakomeza Gentil na Gentil Gedeo na Janvier, hanyuma n'abandi then nkaza kubabwira ikiza gukurikira mu kanya gatoya. Janvier Katekstase waningitaye murakoze. Ashimira umuvandimwe wavuze ati banze mubiganireho. Ndashaka kubanza gushimira abavandimwe bahuje imbaraga bakaduha album nziza. Nagiye mbona ibitekerezo by'abantu benshi kimara kujya hanze bati nyaboneka dukeneye igitaramo, ariko numvise Bulldog bivuga ko kuva mu kwezi kwa 2 bayikorana abo igitekerezo cyari gihari. Ikiza nuko babashe kumva ibitekerezo by'abantu bigakunda. Hanyuma jewe inama nshaka kubagira ni nk'ebyiri cyangwa se 3 kuba organizer. Njya mbona natwe dufite system y'amatike, ariko iyo turebye imibare dukunze kubona buri munsi tubona ko abantu benshi bagura amatike ari aba hard copy, kandi abenshi hagati y'iminsi 2 n'iminsi 3 nibwo ushobora kubona umuntu yaguze amatike. Abenshi urabizi hamwe na internet hari uvuga ngo gusikama barabeshya, email kuri tike byanze kuza, agahamagara ufite system ati ko naguze itike nkaba nayibuze. Nekereza ko gore nka Africa ikintu cyane bakitaho nuko uretse kuba turi kubona material system, ariko ugashaka nko kwishusha amatike kaba hari wenda 10-20 ukajya wenda kuri Camellia wenda cyangwa se kuri Uncle's Restaurant. So nyine buri wese bitewe naho wanyura za Simba ku Gishushu amatike kaba hari. Abenshi afite internet yego, ariko nyine bacyafite umuco wo kugura amatike ari hadi. Ubonekeza ko icyo kintu bakito. Hanyuma ku kindi kijyanye turadukora n'abantu benshi bategura ibitaramo, ubusanga niba ari mu itangazamakuru, niba ari ibinyamakuru byandika, abafite uwo azabaza ibyo bitangazamakuru byandika bari gukorana.
ese niba dufitemo inyarwanda tukajya bijyana n'itimes za nkuru batwemereye gukora zabaye kuri radio nago bakaba bafite ubikurikirana kuri televiziyo nago bafite ubikamunsi twicaye hano yego turimo turabiganiraho ariko buri wese agira gahunda ze kuba afite mitondo turimo gukoraho ariko iyo ngize wa muntu ngibutsa wibika iki kintu cyiteho nanjye nshyiraho umutima ntekereza ko ikintu mwacyitaho birafasha kuko ni conseil ariko nanone nta kwirara akumva ko kuko abantu benshi bashobora kuba barashyizeho comments kuri Instagram ati nzaza ariko umunsi wa concert ukagera ntagire ikintu kimushitura kuba yaza ntekereza ko ibyo kintu ari kucyitaho cyane naho ibindi byo turahari tuzabashyigikira ariko ikintu cy'amatike no kugira umuntu uzahuza ibyo bikorwa byose bizabafasha murakoze urakoze cyane Gentil Gedeo mu bitekerezo murakoze nanze gutanga igitekerezo kandi ntararya biba byoroshye mwana ndashimira cyane Riderman ndetse na Bulldog kuba barakoze iyi collab bagakora uyu muzingo umeze gutya ngiye nyumva kabisa ntabwo mushobora kumva ukuntu niyumvise sanzwe ndi umufana nyine wa hip hop mu buryo runaka hanyuma by'umwihariko nkanafana bari abagabo ariko kumva bafatanyije hamwe bashyize hamwe nabyumvise mu bundi buryo burenze kabisa numvise twatuma twirukanka ku mubiri tunyirutseho ndavuga nti finally wow kabisa numvise ari ibintu birenze. Thank you very much guys kuduha uruntu impamvu rero byashimishije n'ebyiri iya mbere nuko bano bajama n'ubundi ni abapiyoniye muri iyi industry kabisa ni abantu babitangiye babirimo noneho ikintu kirenze ni ukuntu mu gihe cyinshi cyatangiye man ari umuntu wari bwarimo maratose ngo rero ukuntu abajama batangira ari benshi ariko bamwe bakabakora amademito bakajya bivanamo abakobwa dore barangije marato so ngewe kabisa byaranshimishije cyane icya kabiri cyatumye binshimisha nuko nyine ubundi hari kora kuba wakwitega niyo utakwitega biriya nabyo bifite ikindi kintu bisobanuye yuko abajama ni abagabo ni abantu b'abagabo reka nta n'igitekerezo nari mfite ni utuntu dutatu gusa icya mbere hari mugenzi wacu Mike Karangwa yagiye yigeze kubivugaho abanyamakuru abahanzi baradushima ko dukora akazi keza tukabafasha ariko mu mirebere yanjye mbona turi mu bantu basigaye bakabya gukonsoma ibintu by'ubuntu ntagiye kure nifuza ko abantu bazaba badafite akazi muri iriya event kabisa amakarita mwasige mu rugo mushaka amafaranga make twishyure kuri gate kuko ntabwo byumvikana ukuntu haje nk'abanyamakuru nka DSC kandi turafite barenga abo ngaho Austin reka amakarita y'akazi Austin nawe ushobora kujya utonda umurongo hariya ufite ikarita hariya reka abantu badafite akazi badafite amakamera bataje kabisa muri coverage ikarita tuzisige mu rugo twishyure ni ibintu byiza tube proud yo gukonsoma ibintu abantu bavunikiye ikindi cya kabiri hari ukuntu ibitaramo byacu ni ibitaramo yego birashimisha ariko ntabwo biraba corporate cyane ibintu bivuze ko bakora rebaga ugasa hariya rugasaguruka mu amashyi menshi cyane n'umuntu w'umutaraba rugasa ni umukozi wa leta ukora muri minisiteri ikomeye cyane n'adushinzwe ariko buriya nkeka ko bidahagije kugira ngo abe ari hano rugasa akunda ari byahatari rugasa rero ntabwo ibitaramo byacu biraba corporate please dufashe nushaka ubidukorere nk'umuhigo ariko reka ibitaramo byacu bibe corporate abantu be kuza mu gitaramo kubera yuko ari igitaramo kiri kiritirere cyangwa cy'abakintore ariko twebwe twumva kabisa ibi bitaramo by'abasani by'abahanzi batakaje imbaraga zabo beretse u Rwanda ko bashoboye bibaye corporate byaba ari ibintu byiza cyane. Can you please help us? Yazonguje umutwe avuze ngo nibyo bari abategetsi bose n'isabamani iyo bari imbere bari byiza nawe urabufata ari fresh ikindi nifuza yuko
imitegurire ya show yaba imeze neza. Ndabizi neza yuko nyine atari ikintu cyoroshye gutegura show, ariko amazina yanyu ukuntu ameze, ukuntu abantu expecting ibintu byanyu kabisa, show iteguye hakiri kare, mugacekinga kare, abantu isamwa urugiye bikagenda neza, icyo gihe biba ari ibintu byiza kuri mwebwe ku mazina yanyu, kandi kabisa turizera ko muzabikora. Hanyuma rero banza mfashe iminota myinshi, ninde ushaka kuvuga wundi? Ari ukuntu buriya kubera ko akazi kacu kaba ari ukuvuga kandi buri munsi, men buriya abasare n'abantu bakize ntabwo baririmba buri munsi, nta nubwo bahimba indirimbo buri munsi, hari igihe baba baryamye. Twebwe buri gitondo cyangwa buri mugoroba cyangwa buri turavuga, noneho birangira ntubura kuba kari agateme, kari akaneza, kari agateme Riderman na Bulldog karimo hariya, buriya ni ikibazo. Kariya kantu dushobora kuvuga icyumweru cyose kakica show. Amen. Kubera iki se hari akantu kabagiyemo hagati kandi bakoze kwa rabome. Mureke tugerageze tugabanye ibintu byatuma show yabo bajama ijyaho icyasha. Twabishobora, twabona ibintu byinshi tuvuga by'amashow n'iki, hari ababikora babizi cyangwa batabizi, buri muntu wese yagira ibintu yavugaho, ariko ngiye kabisa nasaba yuko twafasha abavandimwe kugira ngo ibintu byatuma iyi show itagenda neza biduturutseho, ibizabaturukaho akazi yake, ariko hasi byaduturukaho tugerageze tubishyire kuri degree hasi. Thank you. Merci beaucoup, urakoze cyane. Uzakora documentaire kuri iyi album wawe. Wowe ndio kuvuga sababu kora icyegeranyo mbere yuko ukora concert abantu baracyumva. Urakoze cyane. Thank you. Philippe Kalisi. Yeah. Thank you so much. Urakoze cyane. Gentil Gedeon yaravuze ikintu cyuko njye nawe twari twabuze ibitekerezo tutararya, ariko nabigejejemo hagati ndabireka maze kubona ko Riderman na Bulldog nabo batari mu kurya, ubwo ngubwo nibo barabira baraza kurya. Njyewe narabibabwiye Bulldog na Riderman ko bakoze ikintu gikomeye cyane. Akenshi iyo mbwiye umuntu ikintu kirenze yakoze birangora kubona niba byumvishe ku rwego njye ndimo kubivugaho, birangora cyane. Ikindi ndacyakomeza, ahubwo lyrics ziri muri ya ndirimbo nkunda gufata ibintu muri personal, nkunda kwifata mu buryo bwanjye muri personal. Niba ubuzima bwanjye bumeze nka biriya bintu muririmba, bro, biteye ubwoba tu. Nkunda kwinjira mu bintu nkibaza nk'umuntu nka Riderman niba ari mentality ye ari kuri akora ibintu ariko ameze, nkumva ngize ubwoba kandi ari umuntu twirirwana. Nkavugana ariko nimukomereza aho. Riderman ntabwo muzi cyane, ariko ndibuka ko twakuriye muri quartier imwe. Niba nari muto kuri we, niba nari mukuru kuri we, ariko njyewe numva muri njye twari nk'abapeti bajya kumureba bavuze ngo Riderman aciyeho. No, I mean, ntabwo njye nanjye birakonfusinga, ariko nibuka ko twazaga gukora mukabera tumusaza, ariko ngira ngo ubwo n'ikintu cyatumaga wenda tubona ko ari mukuru cyane kuri twe, n'iryo zina yari yubatse kubera ibintu yari arimo arakora, impinduka yazanaga muri hip hop muri rusange. Iyo respect rero twamuhaye tutaraza no muri industry. Imana ishimwe ko n'ubu tukimuha kandi aradeservinga. Nanamushimira cyane. Ndibuka ko ngerageza muri career yanjye kuba umu MC. Concert ya mbere nini na MC yari album launch y'Igikona. It's a privilege. Ndongera ndimo ngerageza kuba umu DJ, nabwo concert zimwe mu nini nacuranzemo. It was again album launch year. Bitari n'ibyo ngibyo, nshimira Riderman ko most of the deals twagiye tuganira namuzaniye kuri table, wenda we yabonaga nk'iz'ubwana zose yaranyemera akanga ati Petit Frere umuvandimwe estowet. So ndamushimira cyane. Ngiye kuri Bulldog we byaba ari birebera ko amajoro yanjye nawe y'i Kigali zahuye Gisenyi ndora yazi n'ibintu birebire cyane. He's my guy.
kandi urumva iyo umuntu agiye muri industry sinzi niba namwe byarabayeho atendinga kugushiftinga kuva ku muntu yafanaga agatangira kwactinga nk'umuprofessional cyangwa agatangira kumubona nk'umuntu usanzwe kuko wenda yagize amahirwe yo kubona ukuntu bya bintu bikorwa. Ariko ndashimira Imana ko bano bagabo sinigeze mpinduka kuri bo, ndacyabafana, ndacyamufana mu maso yabo kandi biri ku mutima nkabireba nkabona ibintu bakura n'ubusibye bisobanukirwa. Iyo turi muri interview ndababaza se Imana ni gute rhyme nk'ingi iba yaje mu mutwe wawe, umva ntabwo byoroshye. So ni akazi keza mwakoze. Nkaba navuga nti njyewe sindi buze kugira ikintu runaka ntanga, ariko mu bushobozi bwanjye support iyo ari yo yose mutekereza nasho iyo ari yo yose mutirimise. Mirongo ni inshuti yanjye turanakorana cyane, muri organization inshuti yanjye turanakorana ibintu byinshi, hagize iyo ari yose mungeneraho ngende ready keretse ibyo hari ntashoboye ntamera nka cyaha gikiri harya mu cyatanze imirizo cy'ikiyobora. Ariko murimo gukora akazi keza mukomerezaho kandi I wish you all the best. Shimira n'aba bantu bose bakomeye mu buryo budasanzwe bafite gahunda zidasanzwe baje gushyigikira abavandimwe. Appreciate. Merci beaucoup DJ Phil Peter MC. Mbere yuko dukomeza ibintu urimo uravuga ni ukuba umu legendaire cyangwa legend. Ntabwo rero kugira ngo ube umu legendaire ari ibintu byoroshye, ni ibintu umuntu aba yarakoze. Buri wese ari kuvuga ibigwi byanyu, yaba muri hip hop muri ku cyuma cy'amategeko aho biririmbye uravuga ngo ningenda nabo bandi najyaga ngira kwa kundi bazaba bari kuncuranga ariko umunsi ariko babwira bahari. Nakana gatoya iyi ni entertainment guys. Before ndetse tujya kwa Patikop, waba wibuka lyrics z'indirimbo yawe yitwa umunsi w'imperuka bizaba bimeze bite ku munsi w'igitaramo? Can you sample us please niba bihari? Ubutekereza nawe ndasubira inyuma mu kanya gatoya. Abantu ntabwo twakoze turabafana ubwo nibyo subira inyuma gatoya niba nakana yibuka back in the days kuko to the legend of course nuko rero murakoze. So urashaka akapela icyo wibuka kabisa. Zaba bimeze biteka umunsi w'ibiteka, bizaba bicika ku munsi w'imperuka, umunsi wanditswe kuzahagarika amateka, yanjye kwifuriza kuzabana n'Imana iteka. Kuri uwo munsi abantu benshi bazahabuka biteka zaba jene. So mu gitondo wibuka lyrics cyangwa tujya kuri request nta kibazo. Iyo ngiyo icyo gihe twasigaye kwirangiza ngira ngo nyindi gitende mu dutendo rasta mu mupendo number 1 mu rugendo ndi rusake zindi dendo. Ibintu byose ngira ngo tuzabikomereza bizakomereza hano ko kugira ngo byorohe bajye nanjye mu mashyiga cyane kubera ko batigeze basaba gahunda y'ukuntu bari bazahostinga the show kandi ni ibintu by'amateka. Philip hari ukuntu bivuze muri aya magambo ngo za DJ icyo bavuga ngo mukomere amashyi ubwo nanjye nzabahostinga tu nuko biba bimeze iyo ni avance. Patikope. Murakoze cyane, nitwa Patikope. Njyewe ndavuga ngira ku ndirimbo Riderman asorejeho. Riderman ni umuntu twize ku kigo kimwe Saint Andre arabizi na Bulldog. Indirimbo igitende mu dutendo aho yakorewe arahazi kwa Kamiro. So ni umuntu tuziranye rero kuva 2007. Rero nishimiye kuba ndahanga kano kanya nk'umuntu ugomba gutanga umusanzu ku cyumba cy'amategeko. Icyo nshaka kwivugiraho nuko bagiye babaca ku ruhande baravuga ngenda ndashimira Riderman na Bulldog. Hari naho bagiye baririmba izina Patikope. So mvuga ngo rero kuba baragiye bashyiramo uwo murongo suko hari beef twadufitanye, ahubwo nuko twakoraga ibintu byiza kandi hagati yanjye na buri umwe. Si ibanga I was in tough gang, nka gang ya tough gang, ariko bitambuza ko Riderman tuvugana cyangwa se dukorana imishinga ku ndirimbo ziwe. So nishimiye kuba ndi hano. Ikindi nashimira Bulldog ko akomeje kuduhagarira n'abahungu, turamushimira cyane. Iyo bivuga arabizi kuko ntabwo ari byoroshye. So kuba rero tubona Bulldog ari gushininga, kuba tubona Riderman
ni iby'agaciro kuri njyewe. Support yacu irahari, njyewe n'abahungu nka Patikope n'abandi bose kuri show turahari, Mirongo turavugana, aho nzakenera nanjye ndahari. Murakoze. So turi mu gihe cyo gusa naho dusoza kugira ngo bize koroha, ariko Karama abantu bose bashatse kuvuga kandi akundi ntacyo nanjye navuga. Murakoze cyane. Nitwa Clarisse Uwimana. Akomoje ku kintu gikomeye cyane Patco, kugira ngo abenshi muri industry babifataga nk'aho ari beef hagati ya Rider cyangwa na Buda, nyine nta guhuza n'abarapa n'iki byose, bagasa nk'aho bashaka kubagonganisha. Ariko right now njye ndishimye kuba turi aha ngaha. Hari ikintu kinini mugiye kurekurira bamwe mu bafataga nk'aho cyangwa se bashaka kubagonganisha. So I'm very happy kuri icyo ngicyo. Ikindi navuga nuko Bayingana yagize kubikomozaho, akenshi abantu batera inkunga ibitaramo usanga ari bamwe, ugasanga mwagiye kwa runaka wenda sinshaka kubakomozaho na company zabo, ugasanga nyine bagiye ahantu hamwe gusa. So this time nayo ndumva twazanye no kuri ku ruhande rw'abashya cyane bari muri sport, kuko yakenshi urumva ngiye nkora neribuye rimwe rikica inyoni ebyiri. Abantu arakoze cyane Irene, turamushimiye. Ariko ubwo Kate yaravuze ngo tugiye gusoza, twaje tuvuga ku bintu by'abaterankunga. Murabizi neza ko RNT ni bamwe mu bantu bamaze igihe batera inkunga ibitaramo. Twagize amahirwe ko turi kumwe n'amasantura hano, gatuma umwanya twumva uko bimeze. Murakoze cyane, ndabasuhuje cyane. Ntabwo ngiye kuvuga nk'umuterankunga, ndavuga na Masantura umaze imyaka myinshi nkurikira mu muziki nyarwanda. Bariya bagabo bombi narabahostinze kuri radio, nkikora kuri Salus inshuro zirenze imwe, ariko si kubahosinga gusa kuri radio, ahubwo nuko no mu byo twateguraga muri Odi hariya nabaga ndaho hafi ndi kubikora mu buryo numva nishimye, kubera ko ndi kubunganira mu gushyiraho itafari mu muziki nyarwanda. Kandi ntabwo nabikoraga numva niganda, kuko abo bantu ibintu bakora ndatekereza ko nemerana na buri muri aha ngaha n'abazakurikira iki kiganiro. Mwakoze akazi keza cyane. Ntabwo njye nkunda kugereza ibintu umutima. Iyo ndi gukora ibintu mbikora ndimo 300%, ariko niyo ndimo kumva numva ndimo 300%. Niyo numvishije imirongo mwanditse ukavuga uti akabuto bavugisha ko bazi ko abasirikare batavugishwa, ko niba sinzi aho babikuye, ariko bakapresiya ariko abagabo barakora. Uzumva abantu benshi baganira abatipe barakora, ariko ntabwo wagenda ngo ugende barambarara imbere bagiye ngo mwarakoze ndumva nabarigati birenge. Ariko abanyarwanda barikomeza gusa, bazi neza akazi mwakoze. Uyu muziki ahantu mwawuvanye, Muyoboke yagiye na Mike yagiye, ngira ngo bari twabifashanye kwibukiranya ku ngingo ku yindi, ariko mwibuka neza uburyo mwagororwaga na tike ibazana
kujya gupromotinga ibyanyu, ariko mukabikora mukabiha abanyarwanda bakabyishimira, nta kintu barimo kugarura. Uyu munsi arimo arifuza ko navuga mu rwego rw'umuterankunga, ntabwo noherejwe n'ikigo, ariko ubwanjye nifuza kuba nta muterankunga. Ntabwo nzi ngo uyu muziki wampaye iki cyatuma mbasha kugarura ku buryo mubona ngo byibura ndabashimira icyo mwakoze, ariko akazi mwakoze mujye mwumva ko mu rugo aho turi turabashimira cyane. Wenda ntibuye nakongeraho muri aka kanya, ni inama ya mbere nuko abategura ibitaramo ntabwo turi bujyaho ngo dushinje abanyamafaranga. Abanyamafaranga bashyira n'akaguru ku kandi bagatuza, bazana igitekerezo, ndetse mbere yo kuza kumureba hari ibyo twita conceptualization. Ugomba kubanza kumwigaho ibyo akora, noneho ugafata ibyawe ukagerageza kubihuza nabyo, kugira ngo numuzanira projet avuga ngo ibi bintu ndabona byashakana by'abana. Niba uje uzabasha gutegura igitaramo, yewe ndashaka abantu bazaza muri icyo gitaramo, wankoreye iki, projet yihe igaragaza. Tureke gukora mu buryo bwa classic bwa kera buri bwo kuza ngo twebwe twateguye igitaramo, ngo uzaza ngo tuzakomunika hariya, ngo mention, ngo squeeze back n'ibindi n'ibyo ngibyo. Turebe ikintu cyatuma umuntu uyu munsi akumva mu buryo bw'uyu munsi, kuko n'imyumvire yarahindutse. Uburyo tuvugana n'uburyo twavuganaga kera biratandukanye. Uburyo ibitaramo bisigaye bitegurwa, ibi ntabwo twabikoraga, ariko twateguraga ibitaramo kandi abantu bakitabira, odi gafunga. So murebe uburyo mutegura projet zanyu, muzizane ku baterankunga, ariko mwabashije kubisanisha nabo kugira n'ibyo bakora kugira ngo babashe kubyumva, bityo dushobora guhindura tukava kuri iyi ntera tujya ku yindi. Ikindi nifuza nuko mwakoze akazi gakomeye mu kubaka uyu muziki, ni mugerageze mwubake mukoresheje izina mufite, kuwusohora hanze, ku export, kuko ntekereza ko ni mwebwe mubishobora. N'ibindi nimwe mwabikoze, aba bana muri kubona ahangaha ntabwo bazabikora nimudahaguruka. So ntimwicare mu mutekereze ko muri akabuto kigijwe, ni mu bitekereze ko ibintu byose uko mwabiharaniye n'ubu ngubu izo mbaraga zanyu muri nk'abantu bose b'abarevolutioniste, impinduramatwara zizashingira kuri mwebwe. Akanyuma nakongeraho rero ubwo kugira ngo iki gitaramo kizagende neza, ndifuza ko aba influencers byibura 6 bazicara ku ntebe imwe, ku meza amwe. Aba influencers bari bafashe gupromotinga kino gitaramo, muri budufashe mirongo kudufasha kumenya abatekereza ko akeneye. Nangiye utego yabo 250 ku giti cyanjye, ubwo abaterankunga bo turebe tuzareba uko bizagenda. Ku giti cyanjye abo ngabo ndabishyuye, turebe uko bizagenda. Gusa hashtag kwizigamira nako kagenda. Igitaramo ni byiza, ariko hashtag kwizigamira gahe ko nanjye no kwirwanda kwizigamira no kwibonesa. Ndababwira ngo hip hop ni nk'idini, hip hop ni nk'idini, umuntu wese agomba gusengera muri iyo. Niko biri, umuntu wese, abantu benshi bati hip hop iri ku mutima, buriya ni nk'idini. Umuntu ukunda hip hop, abakunda Riderman, akunda Double J, abakunda Fireman, abakunda Green Person, abakunda ni idini rero tugomba gusengeramo. Thank you so much. Ndenda byizeye ko kwizigamira bizacamo, ariko ushaka nugerayo uri bubaganirize. Ndabizi hari ikiganiro nakozeyo, bose ntabwo ari constipe, ntabwo afungirana ibintu, uzamwegereze umubwire muhumure, harimo indi miliyoni. Ariko mbere yuko njya kwa Bigambira, umugabo ni umunyamakuru ukomeye cyane, nawe yaje avuye ku kazi, cyangwa reka ahite mujyaho. Then hari umugabo ashaka gusaba nanone hano hirya nawe kugira ngo agire icyo atubwira. Bigambira cyo time dufite iminota mike nawe muntu ndi miseho kugira ngo tutaza kwisanga mu cyuma twenyine. Mwiriwe hariyo neza, simbatindira ndi ntore igerageza nubwo nishyigura cyane. Ndarushimye bano bagabo cyane, njyewe ibindi buvuge sindi basubire mu byo bavuze, ahubwo ibindi bibandeho ni bibiri. Bwa mbere na mbere ubufasha bw'abantu bose hano burahari n'ubwanyu, ariko ikindi cya kabiri nshaka kuvugaho rero, buriya nta gitaramo banabivuze ko ari ubukwe kijya gitaha nta nini gitambutse, aho nabirebwe navuga reka twiyeranje. Njyewe nemeye bano bagakuza abahereza inka, sinagaba inka y'inyambo, ariko nzabahereza inka y'inyana igaragara. Ikindi cya kabiri rero mu gusoza, munyemerere nsoze, ngiye kumva ntibishoboka ko bavuga ko batugiye kwihuta. Munyemerere n'abasengere
twagize imana muri kino gitaramo kizagende neza. Reka dusabe Uwiteka tugushime kwa kano kanya, tugushimiye kuri kino gitaramo cyiza cy'abantu basore ndetse bahindutse abagabo ari bo bakujije. Ndakwigiye kugira ngo ubwo bazagitegura uzahabe kandi Nyagasani abantu bazabe benshi, abone amatike menshi, abafite ibitekerezo, abaterankunga babahereze amafaranga. Hari abavuze ngo barabifuriza n'amazu yabahe menshi, asigaye nabo bazaze kugushima. Urakoze Yesu, turakwambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Biravuga ngo bibe bityo, ariko urakoze cyane. Rero ntabwo twabigeraho tudasenze Imana, kugira ngo ntabwo wenda yari yasabye ijambo, ariko abantu twagiye tukugarukaho bamwita Rugasa. Aba MC bagiye tujya dutungurana. I'm sorry my grand frère, ariko say something to us. Tugira ikintu tubwira kubera ko hari inkunga turazikeneye, hari complete turabashaka, ariko nawe turagukeneye. Abakapo nuko gira icyo uvuga. Merci. Murakoze. Ntabwo nari nateguye kuvuga nk'uko bivuze, ariko ndashaka kuvuga nk'umufana wa hip hop. Hip hop ni umuziki wanjye. Bertrand ashobora kuba atabizi, ndavuga Bulldog, ariko igihe twabaga i Butare wararaga hafi y'aho nararaga. Buriya ni mu 2007 twiga i Butare, twari dufite umwaka munini wa chômage. Hari analyse nakoze mu gihe twigaga indimi EPRM, nanditse indirimbo nyinshi. Hari indirimbo nyinshi nanditse n'abantu bajya bambwira bati turashaka lyrics, bagatungurwa no guhita nzibasunikira. Abantu bazi ko ahari Nyatari. Mu ndirimbo nanditse harimo iza Muyango n'iza Karebwa, ariko iza Bulldog n'iza Riderman na cya gihe cya 2007, ubwo nibyo ndimo kuvugana mbere yaho gatoya. Mfite indirimbo zanditse, ariko icyatumaga nzandika nyinshi cyane nashakaga kumva ubwenge burimo bwinshi cyane. So rero